Muraho neza, muraho nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Market. Nzuri Market channel yacu dukomeza kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, rwose dukomeza kuyibagezaho ku bwinshi kandi imitungo ihendutse cyane mu buryo utasanga ahandi. Turongera turagarutse, Nzuri Business Group Limited niyo company muri kumwe nayo. Tukaba tugiye kubagezaho umutungo mwiza cyane w'ikibanza, umutungo w'ikibanza kiri ahantu heza cyane, ahantu uba witegeye umujyi wa Kigali wose. Hamwe hafite ibyo bita view ureba umujyi wa Kigali wose, rwose ahantu wagura ukahubaka, ugatura, ugatuza, ugatunganirwa. Iki kibanza rero kiri Kicukiro ahazwi nko mu banyamakuru, ni ukuvuga ni munsi ya Mount Kenya University. Ushobora gutambikira haruguru y'akarere ka Kicukiro ugatambika iburyo, cyangwa se ukazamukira mu Gatenga urenze umurenge wa Gatenga gato cyane. Ni ikibanza cyiza cyane rero cy'akataraboneka, kandi kirimo ibibanza bibiri kuko gifite metero kare 700. Urumva harimo ibibanza bibiri birenga cyane, yuko ikibanza kuri ubu ari metero kare 300. Urumva harengaho metero kare 50 kuri buri kibanza. Iki kibanza rero kirimo inzu ishaje ushobora kuvugura cyangwa se ugasenya. Iki kibanza kiri ahantu heza ku muhanda, kiri haruguru y'umuhanda, ntabwo kiri munsi y'umuhanda. Iki kibanza rero turakurarikira kugisura ukakigurira, kubera ko kirashaka amafaranga make cyane, ugereranyije. Iki kibanza kirashaka miliyoni 33 zonyine, kandi ziri negociable. Dushobora kumvikana tukagabanya cyangwa tukakugabanyishiriza. Mbese murumva atari make? Ibaze ko mu masite y'ahandi nka za Gahanga n'ahandi kure mu masite ibibanza biri kugura miliyoni 15, 15 kuri 20, kandi kure y'umujyi. Naho aha ni mu mujyi hagati, ndetse uba witegeye umujyi wose wa Kigali. Ni ikibanza rero cyiza, waza ukakireba. Rwose ni ahantu ushobora kubaka maison d'habitation yawe ukituriramo wowe wenyine, utuye muri parcelle nini, washobora gushyiramo na piscine. Ni ahantu ushobora kubaka 2-in-1, inzu ebyiri zifatanye. Ni ahantu ushobora kubaka 4-in-1 n'inzu enye zajyamo, kubera ko urumva ni ibibanza bibiri kandi binini. Nuva wahagura ushaka gutura, cyangwa ushaka gukora business ishatse ijyanye no gukodesha ama apartment. Rwose biraberanye, kubera ko hafite view nziza cyane ureba umujyi wa Kigali wose nk'uko mubibona mu mashusho. Turakomeza rero kubibutsa gukanda subscribe, mugakora na share ku nshuti n'abavandimwe, kugira ngo nabo bajye bakomeza kwibonera ibyiza byose tugenda tubagezaho. Iyi muri kumwe rero ni Nzuri Business Group. Mwaduhamagara kuri 0788486797, cyangwa se 078823 Si ibyo gusa kandi mushobora no kutwandikira kuri WhatsApp. Izo nimero zose ziri kuri WhatsApp, tukabasubiza tukabaha ubusobanuro bwose buhagije mwifuza. Ndetse kandi mwasura izindi mbuga zacu zitari iyi channel ya YouTube. Mushobora kujya kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Si ibyo gusa kandi dufite website yacu yitwa www.nzuri.rw. Turabararikira rero kudusanga aho dukorera, mukareba ibisabwa, ndetse tukabajyana kuri tele. Ni ku Muhima hariya mu nyubako yanditseho Shema House, hariya neza ugeze muri feruje zo kuri Yamaha. Si ibyo gusa kandi turabarikira gukomeza kutuzanira imitungo yanyu, tukayirangira abakiriya, ndetse namwe tukabarangira ibyo mwigurira. Hano tuba dufite byinshi cyane, byose hari niba bitariho aha ngaha. Mwaba mushaka imitungo ihenze y'amafaranga menshi, turayifite. Mwamushaka iya make, turayifite. Mwamushaka yuko tujera ibintu byanyu twaya tubashakira abakiriya, byose turabikora. Muri Nzuri Business Group iwacu rwose umukiriya ni umwami, kandi utawishimye. Ni karibu cyane.
tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Murakoze cyane, ni karibu.